Indimu burya ni rumwe mu mbuto nziza cyane kandi zifitiye umubiri wacu akamaro. Kuzirya bigabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara zitandukanye ndetse ibyo bigaterwa ahanini na vitamine C n'izindi ntungamubiri z'ingenzi dusanga mu ndimu. By'umwihariko rero mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibyiza byo kunywa amazi wakamuriyemo indimu buri munsi cyangwa se ukayanywa inshuro nyinshi. Burya hari ibyiza aya mazi yakugiraho, ndetse nanone burya aya mazi atuma igogora ry'ibyo twariye rikorwa neza, agasukura amara ku buryo hari ibyago byinshi byo kwibasirwa n'uburwayi bufata mu mara bigabanuka, ndetse nanone agatuma tugira uruhu rwiza. Muri rusange burya indimu kunywa amazi yayo, kuyirya ubwayo cyangwa se kuyikamurira mu mazi, burya bifite ibyiza bitangaje ku mubiri wacu, ndetse nanone burya ni ibintu buri wese yagakwiye gukora. Ndetse burya n'umuntu ugorwa no kunywa amazi cyangwa se akaba atabishobora, burya afashe amazi akayakamuriramo indimu byatuma agira ubushake bwo kunywa amazi, ndetse nanone bikaba hari ibyiza byamuzanira cyangwa se byamugiraho. Nk'uko rero twabivuze, reka turebere hamwe ibyiza 13 cyangwa se akamaro kagera kuri 13 ko kunywa amazi arimo indimu buri munsi. Ibyiza biza ku mwanya wa mbere byo kunywa amazi arimo indimu cyangwa se yakamuriwemo indimu nuko burya azamura ubudahangarwa bw'umubiri, ndavuga mu kongera abasirikare b'umubiri. Ibyo ahanini biterwa na vitamine C dusanga mu mbuto z'indimu. Iyi vitamine ikaba ari ingenzi cyane mu kuzamura no kongera ubudahangarwa bw'umubiri. Ni vitamine ituma abasirikare b'umubiri bakorwa ku bwinshi bazwi nka white blood cells. Byibuze kurya indimu imwe ishobora kuguhagaramo 50 cyangwa se miligrama 50 za vitamine C uyikuye muri iyo ndimu. Muri make vitamine C iboneka ku bwinshi mu ndimu. Vitamine C idufasha kuba twatazahazwa n'uburwayi bwa hato na hato, ndavuga ama infection ashobora kudutera uburwayi, ndetse nanone n'uburwayi nk'uburwayi bw'ibicurane, ndetse n'ubundi burwayi bwatewe no kuba wagize ubwirinzi bw'umubiri bwagabanutse. Muri make rero indimu ni nziza mu kuzamura no kongera abasirikare b'umubiri, ndetse no kugabanya ibyago byo kuzahazwa n'uburwayi bwa hato na hato cyangwa se kuba bwaturembya. Ibyiza biza ku mwanya wa kabiri byo kurya indimu cyangwa se kunywa amazi arimo indimu nuko burya ifasha mu igogora ry'ibyo twariye, ndetse no gusukura amara cyangwa se gukuramo imyanda mu mara. Burya indimu ni nziza, ishobora gutuma aside yo mu gifu yongera, ndetse igatuma igifu gikanguka kikabasha gusya neza ibyo twariye no kubikamura. Kurya indimu cyangwa se kunywa amazi arimo indimu bituma igogora ry'ibyo twariye rikorwa neza, bikagabanya ibyago byo kushobora kugugara no kubyimbirwa mu nda, cyangwa se warwara indwara za constipation aho umuntu yituma nabi akituma impatwe. Indimu kandi burya ifasha mu gusukura, ikanunganira umwijima mu gukora usukura umubiri no gusohora imyanda nyine ishobora gutera uburwayi n'ibindi bibazo by'uburwayi mu mubiri wacu. Muri make kunywa amazi arimo indimu bituma amara akora neza, bikagabanya ibyago byo kuba twarwara indwara zifata mu nzira zigogora, harimo nk'ibibazo bya indigestion, kugugara mu nda, ndetse no kuba twagira ibibazo by'ikirungurira n'imikorere mibi y'amara cyangwa se imikorere mibi y'igifu. Ibyiza biza ku mwanya wa gatatu byo kunywa amazi yakamuriwemo indimu cyangwa se amazi y'indimu nuko burya atuma tugira amazi ahagije mu mubiri, cyangwa se akaturinda umwuma, ikaturinda umwuma. Ubundi niba ugorwa no kunywa amazi, ufasha amazi asanzwe ukayakamuriramo indimu, bituma ya mazi noneho uyanywa nta kibazo. Byongeramo flavor, bikongeramo n'impumuro ku buryo kunywa amazi wumva bikubereye byiza. Ikiyongera kuri ibyo burya indimu ibonekamo amazi ku kigero kinini. Kurya indimu cyangwa se kunywa amazi yakamuriwemo indimu bituma umubiri wacu ubasha kubona imbaraga, bigatera imikorere myiza y'ubwonko, bigatuma impyiko zacu zikora neza, kandi bigatuma tugira uruhu rwiza. Ibyiza biza ku mwanya wa kane byo kunywa amazi arimo indimu nuko burya yagufasha kugabanya ibiro by'umurengera, cyangwa se agatuma unanuka mu gihe wari ufite ibiro by'umurengera. Burya amazi yakamuriwemo indimu kuyanywa byongera metabolisme y'umubiri. Metabolisme ni uburyo umubiri utwika ibinure ugakoresha n'izindi mbaraga cyangwa se n'ibitera ingufu kugira ngo uturemangingo twacu tubashe kubona ibidutunga, tubashe no gukora neza.
Kunywa amazi arimo indimu bituma metabolisme y'umubiri yiyongera, ni ukuvuga ubushobozi bw'umubiri bwo gutwika ibinure buriyongera. Ibyo nanone bikaba bishobora kugabanya apeti, ibyo bigaterwa na fibre yitwa pectine dusanga mu ndimu, nanone ikabasha gufasha mu kuba umubiri wacu wagabanya imyanda n'amazi menshi mu mubiri, nanone bikaba bishobora no gutuma bya binure bigenda bigabanuka kandi nta zindi ngaruka biguteje. Niba rero ufite ibiro byinshi, ndavuga umuntu ufite obesite cyangwa se wifuza kubungabunga ibiro byawe no kugabanya ibinure byo kunda, burya wakoresha indimu, ukanywa amazi y'indimu buri gitondo, ukimara kubyuka nta kindi kintu wari washyira mu nda, bizatuma ubasha gutakaza ibiro byawe kandi ubasha no kubungabunga ibyo ufite bigume mu kigero cyiza. Ibyiza biza ku mwanya wa 5 byo kunywa amazi yakamuriwemo indimu ni uko burya atuma tugira uruhu rwiza. Ibyo ahanini biterwa na vitamine C n'ibinyabutabire byitwa antioxidants dusanga mu ndimu. Ibyo rero kunywa amazi arimo indimu birwanya iminkanyari ku ruhu ndetse n'utudomo twirabura dushobora kuza ku ruhu, bikarwanya ibinyabutabire byitwa free radicals bishobora kwangiza uruhu no gutuma dusaza imburagihe. Kandi kunywa amazi arimo indimu bituma uruhu rwacu rukora collagen. Collagen ni ubwoko bwa proteine iboneka mu ruhu ituma tugira uruhu rwiza rukeye kandi runoze, runyereye, rufite ubwiza. Kunywa amazi y'indimu cyangwa se yakamuriwemo indimu ni byiza muri rusange kugutuma tugira uruhu rwiza. Ibyiza biza ku mwanya wa 6 byo kunywa amazi yakamuriwemo indimu cyangwa se arimo indimu ni uko burya bituma ikigero cya acide yo mu mubiri kigwa mu kigero cyiza. Muri make bigira ingaruka nziza mu kigero cya acide iri mu mubiri. Burya mu mubiri hari ikigero cya acide cyangwa se acidite iri mu mubiri igomba kuba irimo. Kurya indimu cyangwa se kunywa indimu, amazi arimo indimu bigira ibyitwa alkalizing effect, aho bishobora gutuma cya kigero cya acide kigwa mu kigero cyiza. Ibyo bikagira ingaruka nziza kuko bigabanya ibibazo by'uburwayi bwaterwa na inflammation, bikagabanya ibyago byo kuba twarwara indwara zidakira, cyangwa se bigatuma nanone tugira amagufwa meza kandi akomeye. Muri make ikigero cya acide mu mubiri kukimaintaininga cyangwa se kukigumisha mu kigero cyiza nabyo ni ingenzi. Ibyiza biza ku mwanya wa 7 byo kunywa amazi yakamuriwemo indimu ni uko burya atera imikorere myiza y'umutima, akagabanya n'ibyago byo kuba twarwara indwara z'umutima. Ibyo ahanini biterwa n'umunyungugu witwa potassium. Uyu munyungugu ukaba ufasha mu kuringaniza ikigero cy'umuvuduko w'amaraso uri mu maraso cyangwa se umuvuduko amaraso atembereraho. Hari ibinyabutabire byitwa flavonoid dusanga mu ndimu, nanone bigabanya urugembe rubi rwa cholesterol cyangwa se ibinure bibi byo mu bwoko bwa cholesterol mu mubiri. Ibyo binure biragenda bikazibiranya imitsi itwara amaraso ku buryo amaraso adatambuka neza. Muri make rero kunywa amazi arimo indimu binatuma amaraso atambuka neza, circulation sanguine ikagenda neza. Ibyo bikagira ingaruka nziza ku mutima kuko bigabanya ibyago byo kuba twarwara indwara z'umutima ndetse n'ibyago byo kuba twarwara indwara ya stroke, bigatuma imitsi itwara amaraso ikora neza kandi ikaguka n'amaraso agatembera neza. Ibyiza biza ku mwanya wa 8 byo kunywa amazi arimo indimu ni uko burya atuma tugira umwuka mwiza wo mu kanwa, cyangwa se umuntu asanzwe ufite ikibazo cyo kugira umwuka mubi wo mu kanwa akaba ashobora kunywa amazi y'indimu, kino kibazo kikagenda kirangira cyangwa se kivaho. Ubundi indimu ishobora gukora nk'imiti yitwa mafoshi cyangwa se nanone imiti yoza mu kanwa ariko yica udukoko, hagamijwe kwica udukoko dushobora gutera uburwayi no gutera impumuro mbi yo mu kanwa no kwangiza amenyo. Iyo ni imiti nyine nayo ishobora kugurwa kwa muganga, ariko ukoresheje amazi y'indimu, amazi ukayakamuriramo indimu, ushobora gukora iyo miti ukoresheje indimu nayo ukayikoresha woza mu kanwa unica twa dukoko two mu kanwa. Nanone kunywa amazi arimo indimu binatuma ugira amacandwe ahagije mu kanwa, ibyo bikarinda kuba umunwa wawe wakumagara. Ibyo bikagira ingaruka nziza ku gutuma utagira umwuka mubi mu kanwa, nanone bikanarinda amenyo yawe. Ariko burya ni ibyo kwitondera kuko burya amazi arimo indimu ashobora kwangiza agace ko kuryinyo kitwa enamel cyangwa se bigatuma koroha. Ari nayo mpamvu buryo mu gihe wanyweye amazi y'indimu utakwiye guhita wiborosa cyangwa se woza mu kanwa, utegereza byibuze iminota 30 ukabona kwiborosa. Ibyo bigaterwa na citric cyangwa se citric acid dusanga mu ndimu. Ibyiza biza ku mwanya wa 9 byo kunywa amazi arimo indimu nuko burya mu gihe wayanyweye ugira imbaraga ndetse ukumva ufite na mood nziza. Ubundi burya amazi arimo indimu cyangwa se wakamuriyemo indimu yongera ibyitwa electrolyte mu mubiri. Electrolyte ni ikigero cy'ibinyabutabire cyangwa se cy'imyunyungugu iri mu mubiri. Iyo rero ihagije cyangwa se yongereye bitewe no kuba wanyweye amazi arimo indimu, bikurinda kugira umunaniro ukabije, bigatuma ubasha gutekereza neza
kandi bigatuma ugira mood nziza. Ibyo rero bikaba ari ingenzi cyane kunywa amazi arimo indimu mu gitondo, kuko burya abasha kugira ingaruka nziza zo kuba wagira imbaraga ku munsi, ugatanga umusaruro uhagije kandi mwiza. Bikaba bimeze nk'umuntu wanyweye ikawa. Ibyiza biza ku mwanya wa 10 byo kunywa amazi arimo indimu nuko burya atuma cyangwa se kagabanya ibyago byo kuba twarwara utubuye dufata mu mpyiko tuzwi nka kidney stones. Burya mu mpyiko hari utubuye tuzamo tukakuzengereza, tugatuma impyiko zacu zangirika, kandi tukaba dushobora gutera uburwayi bukabije. N'utubuye duterwa n'ibyitwa strate, bikaba ari ibinyabutabire cyangwa se imyunyungugu ariko itari ngombwa mu mubiri wacu, ishobora kugenda ikitekera mu mpyiko zawe iyo hatinze cyangwa se yagumye ibyaro utwo tubuye two mu mpyiko. Kunywa amazi arimo indimu rero bitewe n'acide citrique dusanga mu ndimu bituma rero utwo tubuye dushonga, cyane cyane n'utubuye tuba twaraturutse kuri calcium. Utwo tubuye rero dushobora gushonga, hanyuma ibyago byo kurwara utwo tubuye bikagabanuka. Ibyiza biza ku mwanya wa 13, ibyiza biza ku mwanya wa 11 byo kunywa amazi arimo indimu nuko burya agabanya kubyimbirwa, akagabanya n'ibibazo bya inflammation mu mubiri wacu. Ubundi kubyimbirwa, burya kubyimbirwa bishobora kubyara ibibazo bikomeye, harimo n'indwara zidakira. Hari igihe rero ingingo z'imbere mu mubiri zishobora kugira ibibazo byo kubyimbirwa bikamara igihe kirekire. Ibyo bikabyara uburwayi burimo nk'indwara za arthrite cyangwa se arthritis, kuba wagira diabete ndetse n'indwara z'umutima. Kunywa amazi arimo indimu rero ndetse na vitamine C bituma rero utabyimbirwa cyangwa se ingingo z'imbere ngo zibyimbirwe niyo waba utabizi ko zifite ikibazo. Ibyiza biza ku mwanya wa 12 byo kunywa amazi arimo indimu nuko burya atuma umubiri wacu ubasha kwinjiza fer, cyangwa se ubasha gukamura neza mu byo twariye ubutare bwa fer. Ubundi vitamine C dusanga mu ndimu ku bwinshi ni kimwe mu bintu bituma fer yinjira neza mu mubiri kandi igakamurwa neza mu byo twariye ku kigero gihagije. Ibyiza biza ku mwanya wa 13 byo kunywa amazi arimo indimu nuko burya atuma inzira z'umwuka cyangwa se inzira z'ubuhumekero zikora neza, ndetse nanone akabanafasha mu kuzisukura no gutuma zifunguka mu gihe zifite ikibazo nk'uburwayi. Burya kunywa amazi arimo indimu bituma igikororwa cyangwa se mucus zibasha kuva mu nzira z'ubuhumekero, hagafunguka nko mu gihe wumva wafunganye cyangwa se mu gihe ufite inkorora byoroheje nk'inkorora yakaye. Ndetse nanone burya kunywa amazi arimo indimu burya bishobora kuvura kubabara mu mihogo, cyane cyane nk'abantu bafite ikibazo cyo kubabara mu mihogo. None burya n'umuntu ufite ibimenyetso by'indwara ya asima nawe ashobora kunywa amazi arimo indimu bikamufasha koroha. Reka turebere hamwe rero uburyo wategura amazi y'indimu kugira ngo ubashe kuyanywa, cyangwa se uburyo wayatunganya neza. Ufata indimu isanzwe ubanjije kuronga neza cyangwa se koza neza, hanyuma ukayikatamo ibice bibiri. Ugafata agakombe cyangwa se ikirahure cyuzuye amazi y'akazuyazi cyangwa se amazi asanzwe y'indimu, amazi asanzwe wavomye ariko atetse asukuye muri make yo kunywa. Hanyuma ugafata ya ndimu. Ibyo bikaba ari ibintu bibiri by'ingenzi ushobora gukoresha. Ushobora no gushaka ubuki cyangwa se tangawizi, nabyo birashoboka kuba wabyongeramo, ariko ufite indimu n'amazi gusa nabyo birahagije. Fata ya ndimu rero uyikamurire mu mazi muri cya gikombe cyangwa se cya kirahure cyuzuye amazi, ugenda uyikamuriramo. Ufate ya ndimu ugenda uyikanda, ndavuga ya ndimu wakasemo ibice bibiri, amazi yayo ugende amanukira muri cya gikombe cyangwa se cya kirahure wateguye cyuzuye amazi. Hanyuma rero bibaye byiza wayanywa mu gitondo ukimara kubyuka, nta kindi kintu wari washyira mu gifu cyangwa se nta kindi kintu wari warya, cyangwa se ukanywa n'ikindi gihe cyose wumva uyakeneye. Nanone burya ushobora gukoresha amazi, uzirinde gukoresha amazi yabize cyane cyangwa se amazi ashyushye cyane, burya ashobora kwica zimwe mu ntungamubiri ziboneka mu ndimu. Ni byiza gukoresha amazi asa naho yakonje nderemo agashyuhe gake, cyangwa se ugakoresha amazi yo kunywa asanzwe uvomye nk'ahantu nyine washyize muri mu gadomora, washizemo amazi atetse wateguye neza nyine ariko akonje. Ubundi indimu ni imbuto nziza cyane zidahenze ugereranyije n'ibyiza zakugirira. Zishobora gutuma igogora ry'ibyo twariye rikorwa neza, zikanongera abasirikare b'umubiri, zigatuma tugira uruhu rwiza, zikaba zishobora no kugufasha gutakaza ibiro. Bikaba byiza cyane mu gihe uyanyweye mu gitondo
nibwo biba byiza cyane kandi bituma ugira umunsi umeze neza, ukirirwa ufite umunsi umeze neza, ukirirwa ufite akazi, ufite imbaraga. Ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi wabyandika hagenewe kujya comment. Wanashaka n'ikindi kiganiro twakoze kuri icano kivuga ku ndwara wakwivura ukoresheje amazi y'indimu, ukoresheje kunywa amazi y'indimu.